Njuga njyewe nta muntu ubaho ku isi ya rurema wanyiriyeho ngo amare muri ibi bintu imyaka 2 Nyakso tumuzana ngira ngo we Benovio urabizi Nyakso n'umwana nashoyemo amafaranga yanjye aratwika nta n'umuntu numwe muri iki gihugu utaruzi Nyakso ariko ijambo rimwe nyanya nkubwira uva maze ubwire ko Benovio ijambo rimwe njye nkubwira ndakwana igenda amahoro ariko akabuno mpita ngafata nkakerekeza imaka director bawitonze nyine tuze kuvuga ngo ntago bakuze mujye muri comment mutubwiye ngo Njuga ntago mumuzi barabi nyine ndaza wewe je wemera ko asazanye n'iriya film yanyu bita Sebo ariko mbanze weho niho warangiriye ziba nkubwira zibiki baza nkubwira ibyo byo kuvuga abakomedi hafi bose barazimye umukomedi wa mbere twa twararemye bita Nyakso yarazimye ubu ngo babahe arahara ariko abaye yakora iki araze kuri ibintu bidaha bagwe bashatse kuze nambara muri comedy kubera yuko abakomedi hafi ya bose barazimye wowe urafata shitani ukamure mu muntu wadanje ugafata metre nzovu kamuha iminyuko bakajya bazisobanura tukumva ni Vandame waje Kigali warangiza ukavuga ngo abandi barazimye nawe warazimye ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri films zacu mumezemte anone yo mageze ndababwira ni muze kuza gukora subscribe mwoka byaramwe kubera kuntu tubakunda cyane tuba tunabibazizeyeho ko muza koza kuyikara oya film zacu ubu ugomba gutanga introduction ugira gutyo ubaza yewe uri kubyumva yewe film zacu bamwita Benovio niza nyari iyo bayita Njugu ako wena Jay wone tekinike ya Jay yitwa Insuku iyo bayita yawe bayita gutere ngiye se ni Benovio bana ubango ya Jay iza gutya se iza gutya oya iyo gaza ni Insuku nereke Insuku urayizana ugahita uyifungira ugahita uzana uraro gutya nimta nko avansamo gutya akaguru no ko gafite Yene biti Nsuku Benovio ndagira ngo uyu munsi ushira umucyo kuri iki kintu umuntu bita Jack mwapfuye iki Jack se tumuvugeho je oya mbabarira uvuga ikintu mwapfuye na Jack birahari mbabarira uvuga ikintu mwapfuye na Jack Jack nyine birahari ariko ntago byari ngombwa mbabarira umbwira ikintu mwapfuye na Jack kuko turashaka kukimenya Jack turacyari kwiyunga nyine mwapfuye iki nyine no kuvuga ngo byanga byakura n'ibiganiro kubera ko buryo umuntu wamuhaye warning 1 2 3 4 5 yego kongera ugasubira muri bya bintu ntago bari fresh nyine nicyo ntago nibivugaho byinshi uruhare runini nkunda kubona Jack avuga yuko iyo bamuhamagaye atagitukana ntago akigendera muri rwa rwego rwo gutukana nkuko yabibujijwe mbere none ukabumva ko yabibwirijwe nandese mwari bano mbimazemo umwaka mbyirukankaho urumva kugira ngo nyine Jack tumubone nka Jack nyine tuge kumubona nka wa muntu wo ku muhanda uri kubyumva ariko kuva yashingirwa ivi simeruka kubona ibiganiro atukana none se ngiye twapfuye aricyo twapfuye ntago mu bukwe bwari ngiye nari mpagaze bo ndemusi ubwo ni nyuma yaho rero ngiye mpamvu nashaka kuvuga kuri ibi bintu Jack ashaka kuvuga ati Benovio ari gutwikira indirimbo ye ari gushaka kunzamura ngewe Jack nakubwiza ukuri sinzavuga ibintu nge nawe twapfuye anytime utaraza ngo twiyunge nuramuka ubwo wowe bivuzeho nawe uzabivugaho nese ko ashaka harapfuye ibintu binini bashaka ko harapfuye ibintu binini reka mubwire ntabwo ari umuhungu wagakwiye kugira amagambo icyo ni kimwe niba umuntu uvuga ngo nta kintu ntacyo mushinja mu gihe twakoranye nubwo nabyaga bigoranye ariko nta kintu mushinja nawe nta kintu anshinja uko ngenda ndi wagiye wihanganira amasaha Jack abyukiraho ko Jack umujyanye mu kazi rwose oya filime zo nazimuzanye mu mbona naga ari ibintu bye twarambwiye ati zanza nyuma ya saa 6 cyangwa n'agatoki gahiye ubwo surumva ibyo bintu filime zo naga ari ibintu bye ariko ibindi bijyanye n'imiziki byo arabishoboye kuko nyine aya masaha umuziki ukorwa ninjoro umuziki nyine ukorwa yabyutse ibya filime nabyo abashije kuzinduka umwagitere mwiza yabikoma tu abashije nyine umwagitriste mwiza abashije kuboneka ko wenda nka Njuga turi kumwe we ibya filime arabyumva kundusha yego kuvuga ngo umukinnyi ngaje nyuma ya saa 6 ari n'umwagitrice principale ubwo se waba uri gushutinga cyitse wenda ari
turi bushutinga ijoro ryose ariko mu gihe turi bushutinga nko mu Rwanda urabizi kapitara bari nkeya kuvuga ngo umuntu aza gukoresha amatara ni mu Rwanda ntabwo bari bukunde bisaba ngo dukore kare bisaba kuzinukura no kwihambira ntabwo hano ni kuri filime zacu rero nanjye hari akabazo nakwibariza kuri filime zacu maze igihe kinini nkubona muri filime za Mitsutsu ariko maze n'ikindi gihe kinini naheruka kukubonamo ni ukuvuga ngo kwa Mitsutsu akazi ko kambanye kenshi kwa ko Mitsutsu ngiye twakoraga nk'umuvandimwe urumva yarimo kumfasha ariko none mu gihe nanjye ndi kubona ibindi nakwiye gukora nyine muri uwo mwanya ntabwo najya kwaka ubufasha kandi nanjye Benovio uri umuntu wakunze kugenda na Mitsutsu cyane ejo bundi nagiranye ikiganiro n'umugabo bita Amzosi wanazamuye Mitsutsu watumye Mitsutsu abantu bamumenya aza kuvuga ko bano bana harimo na Mitsutsu wo nguwo icyagiye kibarangiza akenshi na kenshi ari ukutagira discipline ndetse n'ubusinzi wowe wemerikiye muri byo nuvuga ngo discipline Mitsutsu arayigira nta nubwo akina ubutsinzi bukabije ari umusinzi gusa wenda ikintu kimwe nshobora kuvugaho umuntu agira ukuntu atwara ibintu bye uri kubyumva ajya n'uburyo yinjiza ibintu bye nta kintu navugira ntago navugira mu zose wapi ntago namuvugira kuko cya kiganiro nanjye nakibonye kirambabaza urumva hari uburyo ushobora kuvuga umuntu urumva okay niba Amzosi ari mu bantu bafashije Mitsutsu ni respect kabisa ari cyo tugomba kumenya reka manza nkubwire niba nawe ukina film reka manza nkubwire ikintu cyambere Amzosi ashobora kuvuga ngo yafashije Mitsutsu ariko Mitsutsu yarakoraga uburoko nta kintu yabonaga ibyo uri kubyumva oya nibyo nose ntiyamufashije kumenyekana nyine yamufashije kumenyekana ko mu gihe amenyekanye se nta kintu ari kubona azakomeza agende mu muhanda agenda n'amaguru kandi yavuye gukora rega je azaburara kangaje gukina kanga ngewe hari ikintu maze kwiga muri kino gihugu hari ukuntu umwana akura urumva akakuva mu maboko nawe akajya gushakisha ibindi bintu bituma baho sibyo ntago rero Mitsutsu yari wa mwana akagombye gusaba Amzosi amafaranga kugira ngo akomeze abeho urumva ahubwo Amzosi yakagombye gushimishwa n'intambwe Mitsutsu agezeho ntababazwe urumva nuko yafashije umuntu ntabwo yigeze ababazwa no kuba Mitsutsu yarateye imbere ahubwo yababajwe no kuba Mitsutsu yarasubiza inyuma kubera impamvu z'ubusinzi kandi ararebwa icyo ni cyane ararebwa atunze imodoka abiwe arikodeshereza urumva filime ye ifite titre yitwa ngo ubusinzi bukabije nago yayikoze bitewe nuko amaze kuraburiza mu bijyanye n'amayoga n'ubusinzi bukabije yabagamo aza kugenda hinduka gake gake ibyo ni nabyo Amzosi yavuze kuko yavuze ko arimo aragenda ashimishwa n'ukuntu Mitsutsu arimo aragenda hinduka Mitsutsu reka nkubaze ikibazo sibyo ibi bintu turi kubivuga kuri filime zacu kuko n'ubundi turi kubijyanye n'ibijyanye na sinema kuko twavuga kiramani mu kanya reka tubanze tuvuge gutya urumva Mitsutsu umugaya hiki kano kanya magingo aya ngaya ngiye Mitsutsu bitewe n'ukuntu ari inshuti yanjye nta kintu nshobora kuba namuvugaho ikibi ndetse muri aka kanya ngewe ndabona nyine ari muri progression nziza gusa nanjye muzi kera asoma ku gatama baza nkubwire reka nkubwire wowe wivuga umuntu wo muri 2010 cyangwa na 17 ibyo nawe na Amzosi nawe nibyo yavuze ati kera yari umusinzi oya ntabwo yavuze ariko su reka maze nkubaze Amzosi Mitsutsu wamuciye mu ntoki gusa bapatino bubari oya patino yagiye mu yindi mirimo kubera ko ibyo yararimo byanze sibyo by'amafilime se bibaye bikunda kubera ko ubundi yavuye mu maboko ya Amzosi oya ntago yavuye mu maboko ya ni management mbi yavuye mu maboko ya Amzosi kubera ko umunsi none ntago wambwira ngo patino uzikonya patino bigeze kumunyigisha uziko twagiye mu nama Gasabo y'akarere bakatwigisha umuntu bita patino ngo witeje imbere ari we wari baje uziko filime ze zari zabashe kurebwa cyane ari we muntu uvuga ngo yagize miliyoni bakatwigisha patino none umunsi none ngo sinzi ngo yagiye za Dubai ntanjye nago mbizi ariko amakuru hari nuko ashobora kuba yikura utuntu tw'udufuka njuga nawe ngiye kukubaza ku mugabo bita Kibonke ba Alphonsine byaje gukemuka oya ariko Kibonke nta kibazo afitanye na bari abantu mwebwe abantu nimwe mufata ikibazo mukakigira kinini kandi nta kibazo gihari sibyo na Alphonsine atererwa ivi urumva ntago Kibonke yarahari Kibonke yabikoze ashaka just kwerekana ko nta kibazo gihari ibyo niwe uri kubivuga rero abanyamakuru bakunda kuzana za munyangire bakunda kuzana za munyangire mugashaka kwangisha umuntu abantu urumva ngo yagiye ngo kwerekana ikintu ngo runaka kandi icyo kintu atari ko kiri
erega nuriya mukobwa ashobora nawe gukura nk'uko abo banyagisuna abandi bagiye bakura bakava muri Exination cyangwa se bakava ku maboko yande ya Muzose. Njuga batangaje buri bihembo Muzose nawe murabure Muzose ntago ari mu director wa mbere mu Rwanda ushobora gukora film d'action. Umunsi none mbwira film d'action hari abapampiri he Maître Nzoviri he ntago wazikereye ngaho nawe uzaza utubwira ahantu iyo mpano wayishyize nawe se n'ubusinzi bukabije kwashatse umugore tukagira ngo birakunze we ya Muzose uri mu bantu ba mbere ngushimira yuko wankize kuri Kasuku Media TV ngiye muntu wabanje gukoresha ikiganiro kuri Kasuku kuri channel ariko rero uze kumbwira ngo uyu munsi none ntago nawe uri mu buyobe wowe urafata shitani ukamurema umuntu wadanje ugafata Maître Nzovu kamuha iminyuko bakajya bazisobanura tukumva ni Vandame waje Kigali warangiza ukavuga ngo abandi barazimye nawe warazimye none se nyuma y'ikiganiro mwese wene mwarakirebye hanze ahangaha mu bashuti banyu bagiye bavuga mu mwandiko bagiye bavuga ngo iki reaction zabo ku kiganiro cyande cya twakoze cya Mituzo mwebwe mwashatse kurima ibintu bidahari bago bashatse kuva intambara muri comedy kuko abakomedi hafi ya bose barazimye abakomedi hafi ya bose barazimye umukomedi wa mbere twa twararemye bita Nyakso yarazimye ubu ngubu abahe arahari ariko abaye yakora iki arakora Njuga shabyihorere wakabyara we Njuga Nyakso ari he buretse sinzi impamvu gutyo umuvuga niko umukorera hit arakora aheruka kwa prodinga ryarira oya kwa prodinga no kurebwa biratandukanye rega bake beza babe bake beza babe bake beza shabyihorere Benovio mubwire sha ntaga abantu bagiye bazimacura kuvuga ni Maître Nzovu heruka kubona Nyakso wari Nyakso wenda ntaga kiri kuri jewe icyo cyambere nshobora kwemera oya twe kuvuga arakora Njuga ibi nawe uratse gutuma tubi nta kintu mpfa na Nyakso nta n'ikintu mpfa nabo bapatino nabandi yego ahubwo ikintu cyambere cyabanje kubaho nibashaka wundi bise Daddy wita Kiramani bamwigireho we ntago uzambwira ngo film uzatangira n'abantu 10 nibarangiza n'amara ko abastari batangira batatana utangira kuzana amandi bapeti ngo sinzi wamaye Venice sinzi wamaye 10 icyo gihe bumva ko viewership watangiranye uzayikomezanya none se mbwira bagiterera bangahe baba kwa Nyakso ryo kosa agomba kujya kureba karaba abapeti bose batangiranye sinzi bya bipeti kimwe cyakubise urushyi Kiramani muri bya iboro byabo ni cyane kimwe cy'ikigenge sita kinywa amatabi gikira kigize kirara bakitandi urampeti muremure mwana ureshya nkagurya bamwita ntago umwibukara hari timu Nyakso ajya atangirana nayo harimo umuji muremure wa Danje ureshya nkagurya hakafite kabonye katirendinze wayigenge wayigenge umuheruka kwa Nyakso ryari akorayo wowe uzi collaboration ya wayigenge na Nyakso uzi collaboration ya Nyakso na Aisha nawe cyo kuri Aisha waracyariyo Aisha umenya uzi ko Nyakso sigarutwa nababishobisha ikintu cyambere gihari Nyakso hano ngiye mbona ibintu bye bipfira mbona karuko abantu batangiranye batakiri kumwe hano bakundaga collaboration yabo nabo abantu uko batari kumwe ngiye uko mbibona mu mbone yanjye ntago mbona karuko kuba wenda Nyakso yarabuze ibyo kubahemba ahubwo ushobora gusanga n'agashara ko ari gake uri kubyumva ikintu nawe se gashinjwe ubusinzi bukabisha oya ntago ndamubona yasinze asigaye nifite umukobwa bakundana bazagira baduha amazi barabana sinzi ariko bashobora kuba bakundana ako nyina ararayo urujya kuvuga ku by'ibihembo Njuga ibyo ngiye kuvuga ku by'ibihembo nabonye abandi bantu bose barahembwe ariko Njuga nabuze ahantu yahembwa kandi ari we muntu tuzi usanzwe ategura amafilime y'abantu benshi cyane ugiye kuvuga Njuga Nsabi ntago nabonye yaje yikweze yashizemo utuntu tw'amasaro tumanuka gutya afite cyane gitwaye gutya bamuhaye iki ariko ibyo bikoza mbwira ngo urajya kuvuga Njuga wowe birahembo bivuga iki yewe ikintu kangira icyo mvuga ku bihembo ibihembo byo mu Rwanda bihabwa abantu bazwi ntago ari bya Njuga nawe urazwi aho bagikora buretse ngiye ukora iki we kuri umudirector wa mudirector witonze nyine uruza kuvuga ngo ntago bakuze mujya muri comment mutubwiye ngo Njuga ntago mumuzi barabi nyine ndazi wewe ujye wemera ko wasazanye n'ira film yanyu bita Sebo buretse ariko mbanze weho niho warangiriye ziba ngubwira zibiki mbanze ngubwira ibyo ngiye kuvuga Direka maze sobanura ibyo nyine bareka bansobanura nagushaka kumva ibyo gusobanura nabanzo wumve ibyo gusobanurira fata mikrofone ni mikrofone banzo wumve ibyo nabanze mbwira unatubwira n'izima ryawe unatubwira icyabiteye ari igiki ubusinzi bukabije ubusinzi nta bukabije ngiye kukubwira rero uri tayari kumva turi kumva ariko ureka kumusobanurira nta ribi ubwo ndahera ku kintu Joe yaravuze cy'ibihembo oya ibihembo hera ku kuzima kwawe kuko impamvu nari bubyemereye ntabwo uri bumbwire ibihembo kandi utaruteganyijwe kubijyamo we banze umbwire uretse mbanze musobanurire byagenze gutya niyo mpamvu nemo ese n'ubusinzi bukabije ese n'ubusinzi bukabije
Nibimeze gute? none se mwatse nkababwira ibyo tubwire warumbashije ngo iki mbanze musubize nari nkubajije ngo ese ryatangwa ry'ibihembo ese ryatangwa ry'ibihembo wowe urarivugaho iki njuga ko tukuzi nk'umudirector ukomeye kandi umukinnyi wa filime ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda kuki wowe udasanzwe uhamagarwa mu bihembo nka biriya ube nomine jewe barabizi ko ngira discipline nkeya ndabanenga bawitonze ure discipline mbese muri bakuyeho umusatsi ntabwo ufite direct zigera mu buretse kare byo nshinjwa buretse jewe ndaje mvuga ibyo nshinjwa bituma nagaragara muri biriya bintu yego jewe nandi umuntu wanga amanyanga ndi muri biriya bintu bagakora amanyanga mpita mbishyira ku karubanda sibyo baravuga rero iyo bagiye guhitamo baratinya ntago bamvuga baratinya sibyo baravuga ati uriya muntu nitumuzana muri bino bintu tugakora amanyanga urumva nk'aba bitanga hariya bishatse kuvuga ko bategura biriya bintu bakora amanyanga none nakuri kuba muri biriya bintu ngenda ndavuga icyo ni icyambere impamvu rero ngera agaragara muri biriya bintu reka mbikubwire biriya bihembo ugende kuri story ya Papa Sava urasanga ibikombe byose rero bitwaye sibyo yaranabipostinze ibikombe byose yarabitwaye no kuvuga ngo nta musimbura agira sibyo muri kino gihugu Papa Sava nta musimbura agira nose aranakora agenda gake aranakora ariko ntukajye umbwira ngo arakora ako kubera icyo Papa Sava nta kintu upfa nawe buretse ntabwo utunga mikrofone buretse utaza kuza kuca mu ijambo ni ukuvuga ngo impamvu uvuga ngo umusimbura yamugira ubu uyu munsi urabona tugiye kureba umukozi wa mbere na mbere navuga Kiramani kubera ko urebye n'abantu ahemba n'abantu atunze n'abantu baba muri filime ze bakubye inshuro ebyiri ba Papa Sava biriya nibyo kumwe ngo Papa Sava yubatse inzu ngo ayishyiraho abantu koko Jessica yazanye ino nzu ye ngo tujye dukuramo ibiganiro akajya afata abantu ngo mwicare haranga inama kazana abantu bakina muri za museke we na za zindi ngo za zindi bazita ngo iki byo mu runana akahita bicaza nkaho ngaho sinzi ngo waguriye icupa ngo wagize gute akatavuga ngo ni umukozi wa danje Papa Sava content agira uretse Papa Sava n'amafaranga yerwa sarura mu makontra menshi atandukanye wambwira ngo content agira za danje nizi biriya bihembo bya Papa Sava nagera birekere bansabi nawe bafateho bansabi bafata amafaranga n'abandi bana nabo abo nsabi bamubara nk'umukomediye kandi atari umukinnyi wa filime Papa Sava ari umukinnyi wa filime babarira reba filime yitwa buretse Shwadiru filime yitwa Shwadiru ni comedy urumva si comedy siriya Shwadiru urebe filime bashyira kuri zacu ira ni comedy Shwadiru ni comedy nose Papa Sava akira filime ziri seri nawe ni umukomedi nawe ni umukomediye mushyira mu rwego rumwe n'abandi mu Rwanda ese undi mu Rwanda ni bande wakoze filime ninde wakoze filime amuzose yarabyageje biramunanira nawe wasangaga ajya gushyiramo ngo deturune hakahita umuntu akubita uri ukabona bagahita bashyiramo karora iriya ni deturune baraza kubwira umuntu ngo ukubite ngo zane ariko mwana ibyo ntibiki nta muntu mu Rwanda ukora filime mujye mubyemera bose ni komedi n'ibiganiro ariko yakose insuku ariko ngira azanye katabita insuku uyizanye iriya wenda twapfa kwishakira ubugororangingo none njuga nyibwire rata ngo amanyanga akorwa muri biriya bihembo bitangwa bya bihembo biguma ku bantu bamwe sibyo biguma ku bantu bamwe ntago kategori zihinduka nukuvuga ngo njyewe ganze gasuzugura njyewe ntago sinzi umwana wavuze ngo nakabaho kanyombye uzamuhamagara umubaze kwa biriya bintu leta gucira mu maso leta kubwira ngo kari akabaho babazana njyewe biriya bihembo nta nubwo wambona nambaye ingikoti ngo ngiye ubushobozi bwo guca kuri iriya tapi ndabufite banambonye ngiye gucaho babyishimira bakoma amashyi abantu benshi banahaguruka ndabizi ubihakana najya muri comment abivuge urumva ariko simfite ubushobozi bwo gufata 15,000 byanjye nkabijyana gutira imyenda urumva ngakodesha costume ngo ngiye guca kuri red carpet urumva ariko njoga nawe arakoma jawo nuwo nta muntu waje yambaye ibintu bye bwite nawe bari bakodesheje ikoti barakodesha yihe bamenya yambaye ipantaro nsanzwe mbona agendana yaza kuza kuvuga ngo mani bamenya respect kabisa ntabwo yakodesha zira gakote hejuru ikoti oya hari ukuntu gukodesha ikoti bagwa amapantaro ugasanga kenshi nanga gukwira mu nda hari tise wifitiye ukagenda ugakodesha ikoti yo hejuru ntabwo njya ngo bamenya ngo agiye gukodesha igice cy'umwe buretse mbaze nabyo bibaho gukodesha kuko ari apantaro nsanzwe nyiza buretse mbaze ngo muhe nk'urugero nkangiye yongeye gukodesha urumva yongeye gukodesha umwenda hari ukuntu amapantaro nakunda kubona amapantaro anywera urumva none bikaba ngombwa ko hari amatise nk'abiri nifitiye mu rugo nkafata umwenda wo hejuru gusa urumva n'ishati
ubundi nkaterekaho. ese bamenya nawe urakodesha? Nta muntu ubaho udakodesha. Ibyo uzabibaza umugabo witwa Yanks uzamusure azakubwira ko nta musitari wo muri runo Rwanda utaramugera mu maso. Kugura ikote se biravuna? Oya suko bivuna ariko ni wa mwambaro ukenera guhindura. aho rero bagiye kuzarwara amase bose. Nemeye abapasiteri buryo umupasiteri aremera akayigura. Njyewe reka mubwize ukuri, njyewe ikintu kijyanye noneho barambwiye ngo ntabwo nzatera imbere ninkomeza kuvugisha ukuri kw'ibintu, kandi njyewe byarananiye kubireka. Oya ese uri muri filime njye navuze ko uri umudirector mwiza. Oya ariko kuvugisha ukuri kw'inshingo ntabwo nzatera imbere. Uzadirecting ubona amafaranga. Nzakomeza nibereho gutyo. Nakubyo n'ibiki Singi wanjye se. Ese ntabwo nejo abona umudiaspora gutama ibicaro ukahita ukora filime yawe ukayita Njuga Move. Nagasikindi. Cyana gahita yita Njuga Move. None Njuga mbwira amanyanga nyina kurwamo. Amanyanga kandi yagusobanuriye nuko ibihembo bihera ku bantu. Ese bya bihembo biza bikurikijwe n'akantu ka envelope cyangwa ni karakantu babaza gusa. Envelope babahaye. Aka envelope nabonye ariko kabayeho kuko twavuze. Yo nka bino biganiro tuba dukoze. Tuba turi kuvugira abantu benshi. Yego. Mbwira envelope yatanzwe ara ni nkangahe? Na amafaranga ubuse yaba arimo amafaranga ngahe. Reka mbaza mubwira. Ari byo rero bari abantu bategura zira ntuza. Babanje kujya batanga ama award y'ibiti. Uzareko kabati ka seburi kuko rero ama award y'ibiti wanacanisha imbago. Amenshi usibye nyine uhagaciro bino bintu dukora. Urumva nawe hari genge mu respect nako ariko nakora by the way. Nyine baba comedian nawe agaciro bino bintu ibikomba kabigumisha hariya nyina akabyubaha nubwo nta natanu babyazanye harabira akavuga ati kino kintu bakemereye iki niki urumva abifite nk'ufite Ballon d'Or nyinshi mu nzu ariko abenshi babibonye bira bikombe bimwe byacanye imbabura nta wundi muntu wabona ni igikombe kimeze nka kiriya urumva byacanye imbabura so nanjye hari ibyo nifotorejeho cyo kozaka nkubwire none se hari envelope bizana ari byo ngibyo rero uwo muntu yaba yaragiye umbaza abantu bategura zira award barza bato nakubwiye ngo ntabwo nakodesha ikoti rya 15 nta kintu n'ubuto nibyo ngubwira Benoview abantu rero bakora zira award n'abajura gute rero baragenda bakavuga ati ngewe nzazana abastari bose hano bo mu gihugu mbabazanye muri award mubwire score imenemo mubwire Bralirwa imenemo mubwire abanaba bamenemo urumva tuzabakusanyiriza hano dushyira amabanderore hariya ubundi tuzana MC avuga ibyo avuga twe dutanga ibikombe by'ibiti bya 25 ifite mwe muri duhereza ubwo no bujura urumva atari ubujura no buskama rero njye yanjye yateye inkunga mwana nibyo nkubwira nyine niba B1 yarateye inkunga niba nayo yabahaye ikarita nibyo nkubwira nyine so ruba bamuhaye ikarita B1 bane wacyuye akantu niba ushobora guhamagara company nka B1 nka kuriya maze bakaguhereza amafaranga wowe ukayashyira ku mufuka abastari bakazira kuyakuza guhabwa ibintu by'ibintu byo mu miringoti mwatoraguye ngo by'ibikombe bya plastike n'ibiki byose burano bujura ahubwo abastari nyarwanda bo muri cinema ni ibihene ni ibifene oya ngewe ndashaka kubategurira award nanjye kuko naje kubona ubushobozi nukuri ko Imana izahadi sewe wabyakona woragenda ukabwira nka skoro ati mu mibiceri nge nikorere award ndagenda ndiringe na magaze solution sport yego nyisabe ibikombe 30 cyangwa ibikombe 20 babimera ubuntu urumva bizane muri kintu bita gutira magaze sport bamwita nawe ndivuga umukire neza ariko nago muzo umukire ariko ndamuvuze urumva uwo mukire nago muzo nanze urugero oya nago ari wanjye ni magaze spotlight magaze social sport kimwe mvuzana kuri ibyo bikombe noneho nkagenda ngabipanga hari narangiza ngatumira abastari nkababwira ati MTN munkorere umurongo wo gutoreraho gutora ni igiceri cy'ijana ayo ngaho nanjye nkayakenyereraho urumva uza amafaranga aba mu gutora umuntu ngamubwira ati ibihaye igihe kingana nk'amezi 3 bari gutora paka tuzahitemo umufungo ujya kuri momo yanjye nkagabana na MTN bagatwaraho makeya kuri pourcentage urumva sanga mfite miliyoni nka 20 zavuye mu gutora gusa abantu kaza kabahereza ibikombe by'ibiti muri izo miliyoni nkahita mukodesherezamo sare urumva hano ka Kigali miliyoni 1 naza nkaho gatera red carpet hariya nkahita mfata indi miliyoni 1 sound
ku mafaranga batoje wabaye nomine ababaye nomine ndaza kugenda nafashe Eric wanjye mpita mwata Eric afata kamera ngorera fishaje nkahita ngusura nkavuga ati bigasuko bimeze bite nkambwa ati bimeze neza babwire ko uri nomine n'ahantu bagomba kukutora va kwa gasuko nkabanagiye hano iyo award n'ibyaranira kwitegura kuko uburyo mubikoramo nakata mukoresha turabizi noneho kugira ngo mbamwaze simbona bashyize nk'abastari ibikombe nkahita mbihereza bijiyo bije ikindi nkahita nyikubita nsara abo no bantu baciriritse se oya abana babyimba ukivuze ngo abana bafite kuvuga baba nago wishaka ko mvuga abastari kuko baba stari babangamira abandi bana baba stari babangamira abandi bana nyikubita umuntu witwa Nsara kandi kubita bijiyo bije nkahita nzana baba arabandi mitsutsu urumva nkahita nyine bano bana nabo bakaza kuri sport ariko Nsaba ariyemera namusabye ikiganiro aramubwira ngo azabanza arebe ibiganiro nyankora nibyo reka mbaze ngo neza nakubwira ibyo kuvuga babikunda ibyo kuvuga babikunda reka mbaze nkubwire buriya mbere yuko umuntu agucishamo ijisho uzabanza umwiryeho gato abanze anumve ntuzahita wihutira kwita umwana ngo yego asubwe ikiganiro cye gishobora kurebwa n'ibihumbi 100 inde sabe biterwa hano yaba ari 100 ngerekeza ko utakwiye gusubiza ikinyamakuru cyo cyo njuga njyewe nta muntu ubaho ku isi ya rurema wanyiriyeho ngo amare muri ibi bintu imyaka 2 Nyakso tumuzana ngira ngo we Benovio urabizi Nyakso n'umwana nashoyemo amafaranga yanjye aratwika nta n'umuntu numwe muri iki gihugu utaruzi Nyakso ariko ijambo rimwe nyanya nkubwira umamaze ubwire ko Benovio ijambo rimwe nge nkubwira ndakwa nigenda mahoro ariko akabuno mpita ngafata nkakerekeza imaka gahindukira kareba imaka ngo pa bro ntago mara muri ibyo bintu imyaka 2 kirazira kikanaziririzwa bwana nkansabi kuva gusa umunsi namusabye icyo kiganiro akanyiryaho urumva dera kuri no tariki mbikubwiriyeho uzacunganwa na viewership ye rero niko babigenda niko bihita bigenda byanza bikunze akabuno kanya gacerekeza imaka uko njye niko nkora uramuhenera niko nkora simbivuze sanga wowe ukomeza ucungana na viewership kugeza umunsi yongeye kugaruka akavuga ati mwigi noneho bya bintu nabivugaga burya nikinira akaburo ngo nyanga kagarura Banyarwandakazi abadukurikira kuri films zacu ndakeka dusoreje aha uko ikirere cyo cyamaze guhinduka nabi cyane dushobora gukomeza kuvuga amagambo menshi nkanavuga byinshi mu mbabarire ndekera hanga Benovio usezera abantu aho kugira ngo akabuno bazakagira imaka hindukira gutya wakabonye kubadida